narababwiye ni wowe ushaka moto nziza nta handi wajya, dore uruganda nuru. Reba moto sha, reba ino moto sha. Iyi ni moto nziza cyane rukumbi imwe mu Rwanda. Iyi ni moto ifite amapine 4. Iyi ni moto igaragara neza nk'imodoka. Iyi ni moto ushobora gutemberamo wowe n'umuryango wawe. Uzi yuko n'inyuma wayihindura we ukayigira nk'imodoka ukayisakara. Ese iyi moto wayikura mu ruhe ruganda? Ni hariya muri free zone, mu ruganda rwose ruri hariya hafi rwose hepfo ya Rufakebo. Urwo ni uruhe? Ni King Lion. Yabazaniye moto y'amapine 4, moto nziza cyane ushobora guhinduramo imodoka ukajya utwaramo ibyawe. Uzi ko iyi moto ushobora no kujya muri business yo kurangura amagi ukajya uyiranguza. Dore moto, ndebera moto we. Amafaranga ni makeya, ni muze mbabwira igiciro rero. Iyo witegereje ino moto ikozwe muri aluminium naze ino yikubisa hasi ntihombana. Iyi moto rwose ifite kariburateri nk'iyi modoka. Ngwino urebe moto. Iyi ni moto nakubwiye ngo amapine yayo niyo yakaragira umusumari ntiyatoboka. Dore moto, ngwino urebe moto. Ibiciro byayo rwose ni nk'iby'umuneke. Muze mbahe moto ku biciro byiza. Nawe ushaka kwamamaza wanyura kuri Murindi Movie Recaps. Hamagara kuri 0785833442 ubundi wibonere ino moto, wibonere n'amabati meza. Nta handi wakura amabati meza usibye muri Oba Technology n'uruganda bita Rwanda Special. Ndavugishijwe, ni muri Phonex All City niho wakura amabati meza hamwe na Oba Technology. Ni mutugane tubihera amabati, tubihere moto. Waba ushaka moto y'amashanyarazi? Hamamagara kuri nimero ndakubura uyikura.